بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bavandimwe kuri uyu munsi ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu mu 2023, tugiye gukora isomo rya nyuma ku bijyanye na ubucuruzi mu Islam. Masomo twari twateguye rikaba ari isomo rigiye kurangiriza ndi ku rutonde rwayo twari twateguye. Dushimira Allah kuba yongeye kubasha dushimira Allah ko abidushoboje tukaba twongeye kubasha kuba turi kumwe n'umuvandimwe wacu Sheikh Jamil mu bihe twari tumaze igihe tugerageza, ariko kubera indi mirimo itoroshye nayo bimusaba kuyitangira. Dusaba Allah ko yakomeza kumuha imbaraga akazabasha no kudusangiza ku yandi masomo nyuma y'iri ngiri. Ubwo niturangiza isomo wenda turagira n'umwanya wo kuganira no ku zindi gahunda dufite imbere, wenda dusubize ibibazo bijyanye n'isomo muri rusange, hanyuma n'ibindi bikurikiraho dushobora kuza kubatangariza, ariko biraba nyuma y'isomo. Kuri ubwo rero ku bari ku rubuga wenda hari isomo ryatinze gato ku mpamvu zitabiturutseho, ubwo mwanamenyesha n'abandi bavandimwe nagerageje kubikora ko nabo babasha kujoyininga. Hari benshi bari nabonye binjiye kare, ariko wenda ku mpamvu basanze umurongo utari ready bashobora kuba batakomeje. Ntatinze cyane rero reka mpeshe dukomeze isomo ry'uyu munsi. Sheikh. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, twongere dushimire Allah subhanahu wa ta'ala, we uduhuza atari ubw'ubutoni bwacu ahubwo ari impuhwe z'Imana n'ingabire z'Imana, hanyuma tukanahurira mu byiza atari uko turi beza cyane kurusha abandi, ahubwo gusa nanone ari za mpuhwe na za ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani abakomeje kuduhundagazaho kugira ngo tubashe gushimira kuri babandi bazabasha gushimira. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, ibyicaro nk'ibi ngibi nibyo byicaro akunda. Tunasaba Imana ko byaba byinshi muri twebwe kandi bikagera no kuri benshi batandukanye, kugira ngo twese tubashe kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, dore ko ufite icyiza uwa mbere agomba kukifuriza ni uwo akunda kurusha abandi, hanyuma no kwifuza ko gisakara hose, bitandukanye na wa wundi ushobora gusakaza ikibi cyangwa se agashimishwa no gusakara kw'ikibi. Bavandimwe, tugarutse ku isomo ryacu ry'uyu munsi, nk'uko kuri gahunda twari twabisezeranye ko tuzaganira ku bijyanye no kubitsa hamwe no gutiza. Aha uyu munsi nibyo turi buze kongera kugarukaho, tureba amategeko y'Ubuyisilamu agenga ibyo bikorwa bibiri, no kugira ngo abantu babe mu mucyo w'ibyo bakora, by'umwihariko mu bijyanye n'imikorere n'imikoranire ishingiye ku mitungo muri Islam. Ahangaha ku bijyanye no kubitsa, Ubuyisilamu bufite umurongo bwahaye kubitsa, kugira ngo umuntu amenye amategeko n'amabwiriza amugenga, n'ubikije amenye ukuri kwe, na wa wundi ubikijwe amenye ukuri kwe, hanyuma bityo buri wese abashe kumenya inzira anyuramo kandi nta kibazo gihari. Kubitsa ntabwo ari umuco watangiranye natwe, ahubwo ni umuco watangiye kuva na kera cyane, aho abantu bose bafite imitungo badafite ubushobozi bwo kuyibika cyangwa se kuyibonera aho ishobora kubikwa heza hayihaye umutekano, kugira ngo igihe bazayikenera bazayibone kandi bayifashishe nta zindi mbogamizi zibayeho zidasanzwe. Ni muri uru rwego Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu korohereza abantu yatworohereje igikorwa cyo kubitsa, kandi kiba n'igikorwa cyemewe muri Islam, aho ubusanzwe ku mategeko n'amabwiriza agenga imitungo nuko buri wese yarakwiye kuba abitse umutungo we, na buri wese yarakwiye kwita ku mutungo we no kuwumenyera umutekano wawo
ariko kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atorohereje abantu bose, niyo mpamvu yoroheje n'amategeko akanemera n'amategeko ashobora rimwe na rimwe kuva ku ishingiro ry'ikintu cyangwa se ku miterere kamere y'ikintu, nyagasani akagihindurira cyangwa se akacyongeza andi mategeko kugira ngo abantu boroherwe. Kubijyanye no kubitsa bifatwa nka amana cyangwa se indagizo, ni ukuvuga ngo iyo umuntu abikijwe umutungo ni nk'aho aba ahawe indagizo n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, na mbere y'uko ihabwa ubutumwa yitwaga sadiqul amin, yitwaga umunyakuri kandi w'umwizerwa. Kubera iki? Kubera ko iyo yabaga ahawe indagizo, ya ndagizo yarayisohozaga, bityo akaba yizewe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama. Ibyo cyangwa se mu gihe cyo guhabwa ubutumwa niho abakuraishi mu byabagonze cyane ari ukuba intumwa y'Imana itarigeze iba umubeshyi mu buzima bwayo, kandi yari yizewe nk'umunyakuri kandi wizewe. Bityo ubutumwa kugira ngo burusheho kugira imbaraga muri bo, nuko byashingiye no ku cyizere icya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yari ifitiwe, hanyuma no kuri kwayo. Kubitsa umutungo ubusanzwe ni ugufata umutungo w'umuntu, wari mu nshingano ze, hanyuma akizera cyangwa se agahitamo urundi ruhande ruri buze kumufasha kubika uriya mutungo, ariko akaba agomba kuwubona igihe cyose awukeneye. Uko nguko niko kubitsa ubusanzwe muri Islam. Naho iyo umutungo ari ukuwufata akawuha urundi ruhande, hanyuma uyu mutungo kuri urwo ruhande rukaba rwemerewe kuwukoresha, ariko akazagira igihe awukenera ukongera ukagaruka, ibyo ngibyo byitwa kuguriza. Kubera ko ni nko kubitsa umutungo ariko kugira ngo ukoreshwe. Ahangaha Islam ibi bintu bibiri yarabitandukanyije. Ibijyanye n'inguzanyo cyangwa se no kuguza byatandukanyijwe no kubitsa, kubera ko ubikije umutungo ntago aba ubikije ngo atange umunsi azawukenereraho, ahubwo isaha iyo ari yose yawukenerera aba agomba kuwubona, kubera ko aba ari umutungo we, bishingiye no ku bwumvikane cyangwa se no kuboneka kwawo n'imiterere y'umutungo. Aha amategeko y'idini ya Islam ku bijyanye no kubitsa, Uwisilamu cyangwa se abamenyi ba fiqh baravuga ngo wahiya amanatu inda al-mudda'i, umutungo wabikijwe aba ari indagizo kuri wa wundi wabikijwe. Umutungo wabikijwe aba ari indagizo kuri wa wundi wabikijwe. Bityo iyo tuvuze ngo aba ari indagizo, bisobanuye ngo amategeko yose areba amana, anareba indagizo, aba arebana n'ura mutungo ubikijwe ku muntu, kubera ko mu ndagizo harimo amategeko menshi, by'umwihariko iyo ari indagizo zirebana n'imitungo, hari amategeko azireba. Muri yo niyo turi bwongere gusa nkaho twongeye kwibukiranya ahangaha, ariko noneho tukongeramo n'umwihariko wa mutungo ubikijwe, kubera ko indagizo hari ibyo ushobora kuyikoraho, hari n'ibyo udashobora kuyikoraho, ariko n'umutungo wo kubitsa nawo ni uko nguko, hari ibyo ushobora kuwukoraho, hari n'ibyo udashobora kuwukoraho. Ariko ubusanzwe iyo bavuze ngo hiya amana iba ari indagizo, biba bisobanuye ngo iyo umuntu akubikije umutungo uba ugomba kuwumusubiza ari wa wundi. Iyo umuntu akubikije umutungo uba ugomba kuwumusubiza ari wa wundi. Aha ku bijyanye no kubitsa hari akantu ko turi buze kuvugaho gatoya, ari nako gakoreshwa cyane muri bino bihe turimo, ari byo bihe byo kubitsa imitungo. Waba ubitsa mu bigo by'ubucuruzi cyangwa se ibigo byihariye kubika imitungo y'abantu, amafaranga n'ibindi. Iyo umuntu ajyanye umutungo kugira ngo bamubikire, akawukenera igihe cyose awukeneye akaza akawutwara, ubusanzwe iyi ngiyi niyo ni indagizo, ni no kubitsa. Ariko hari andi mategeko turi buze kureba. Ubusanzwe kamere yo kubitsa umutungo nuko umutungo akubikije ugomba kumusubiza wa wundi, kuko twabyise amana. Ugomba kumusubiza wa wundi yaguhaye nkuko twabyise amana. Ariko Uwisilamu butandukanya amana 100% no kubitsa kubera impamvu zitandukanye turi buze gukomeza kugenda tubona. Kubera iki? Iyo ibigomba byose ari amana, cyaba kizira ko hagira undi muntu uwo ari wese uwukoraho, iyo awukozeho haboneka icyaha. Ariko iyo ari umutungo ubikijwe, uba ufite rya tegeko ryo kutagira undi ukoraho, ariko iyo akozeho nta cyaha kiboneka, ariko hiyongeraho irindi tegeko ryimuka rikava mu cyitwa amana. Amana ubusanzwe nk'uko twayibonye, amana yo ntago yishyuzwa iyo igize ikibazo, keretse habayeho kurengera kwa wa wundi uyibitse. No ku mutungo wo kubitsa nabyo ni uko nguko, ariko noneho
iyo ugize ikibazo ntago wa muntu wari ubitse yitwa ko yatezutse ku nshingano ze, ariko yimukira mu kindi cyerekezo cyitwa ngo agiye kwirengera igishobora kuba kubera ko yatakaje rya bwiriza rya amana. Bityo iyo ari amana cyiswe ngo ni amana ugakoraho ubona icyaha, ariko iyo ari wadi'a ugakoraho ahangaha nta cyaha gihari kubera ko hari andi mategeko urahita wimukiramo agomba gukomeza kurinda yandagizo umuntu yabikijwe. Iba ari amana akavuga ngo la dhamana alayhi fiha illa an yata'adda, nta nubwo uyu muntu asabwa kwishyura ibyakangirika muri wa mutungo yabikijwe keretse aramutse bigaragaye ko hari ugutezuka kwabayeho, hari no kurengera kwabayeho kuri wa mutungo, bityo akishyura wa mutungo kubera ko yatezutse. Aha kubijyanye no kubitsa hari ingero zitangwa muri Islam kugira ngo umuntu yumve ngo ni ryari umuntu atezuka kuri wa mutungo. Aravuga ngo illam yahfazha fi hirz mithliha, iyo aramutse wa mutungo atawubitse mu bubiko bumeze nk'ubwawo, icyo gihe uyu nguyu aba yarangije gutezuka. Urugero rwa mbere rutangwa gute? Urugero, umuntu ashobora kukubitsa imodoka, hanyuma imodoka ukagenda ukayishyira mu kibuga gikinirwamo umupira ku ruhande, ukayiparika aho ngaho, ugataha mu rugo, bakina bakayimena ikirahuri. n'urugero ahangaha uba warangije gutezuka kubera ko ubusanzwe iruhande rw'aho bakinira umupira ubusanzwe ntago ariho bwo bubiko bw'imodoka, ahubwo imodoka iba ifite aho yagenewe mu bubiko bw'imodoka cyangwa se imodoka zihagarara, keretse biramutse bigaragaye ko abaje kwakinira ariho bagiye mu mwanya utari wabo, icyo gihe nibo bari buze kuyirengera. Ariko niba urugero ufashe imodoka ukayiparika iruhande rw'umuhanda atariho habugenewe kubika imodoka ikangirika kandi wari ufite mu rugo rwawe aho wari kuyishyira hizewe ubishyira n'izawe, icyo gihe nibyo byitwa ngo yawubitse mu bubiko utari ubwawo. Ni nk'uko nguko umuntu urugero aramutse akubikije ibihumbi 100, warangiza ugafata ya mafaranga 100 cyangwa se no mu yandi madovize atandukanye, ukabifata ukagenda ukabishyira mu modoka yawe ariko ukabishyira hejuru ya tablo, hanyuma ukinjira mu iduka, wasohoka ugasanga umuntu yamennye ikirahuri arayatwara. Ahangaha uba ugomba kuyirengera kubera ko hariya wayabitse ntago ariho abikwa, hariya wayabitse ntago ariho abikwa, bityo icyo gihe wabitse mu bubiko butameze nk'ububiko busanzwe bubikwamo umutungo nk'uwo. Aravuga ngo au mithl al-hirz alladhi umira bi ihraziha fiha, cyangwa se uramutse ubitse mu bubiko utabwiwe kubikamo, ashobora kuba aho ngaho ariho n'ubundi umutungo nkawo ubikwa, ariko noneho atari bwo bubiko wumvikanye na wa wundi waguhaye ngo umubikire, akaba yakubwiye ati urugero iyi ni imodoka aho zibikwa, weho izawe zibikwa mu rupangu iwawe, ngewe iyi yanjye ndagusaba ko ujya kuyibika wenda urugero mu kigo runaka cy'umutekano, hanyuma wowe ukayishyira iwawe, hanyuma ikagira ikibazo kuba iwawe aho wayishyize ariho n'izindi zibikwa, icyo gihe ntabwo ariko bimeze kubera ko hari amabwiriza n'amasezerano mwumvikanye ko hari ahantu runaka yagusabye ko wajya kubika umutungo we ukabyemera. Iyo igize ikibazo atariho uri, icyo gihe uba ugomba kubyirengera. Abamenyi bakavuga ngo au tasarrafa fiha li nafsihi, cyangwa se umuntu aramutse afashe wa mutungo akawukoresha mu nyungu ze. Iyo awukoresheje mu nyungu ze, icyo gihe abasabwa kuwishyura. Aha munyihanganire nk'uko twabivuze, icyo atabona hano si n'icyaha, ariko abasabwa kwishyura. Bitandukanye no kuba urugero wa mutungo aramutse yarawubitse, urugero ari nk'umutungo yabitse amafaranga akabika mu nzu ahabugenewe kubika amafaranga, akawubika neza, inzu igashya. n'urugero iyo inzu ihiye cyangwa se abajura bakaza bakawutwara, icyo gihe ntago yishyura kubera ko nta kutezuka yagize, ariko aramutse akeneye kuwukoresha akawukoresha, turavuga ngo nta cyaha abona. Ariko wa wundi wawumuhaye iyo yaje kuwufata asabwa kugira gute? Asabwa kuwishyura iyo wumuhaye nko kubitsa, atawumuhaye nka amana. Ahangaha iyo umuntu rero awukoresheje ku giti cye, icyo gihe abasabwa kwishyura wa mutungo yakoresheje. Aravuga abamenyi bakomeza bakavuga ngo au khallataha bima la yatamayyazu minhu, cyangwa se iyo afashe umutungo akawuvanga n'undi utabasha kuwucayura nawo. Urugero kugira ngo byumvikane, umuntu aguhaye ubuto bw'igihwagari, aguhaye amavuta y'ubuto bw'igihwagari, ukayafata ukayavanga n'ubuto bw'amavuta y'ibigori,
amavuta y'ibigori n'ay'igihwagari iyo byivanze ntago bitandukanywa, kandi nta nubwo bingana, byaba ari mu gaciro cyangwa se mu mikoreshereze cyangwa se mu rukundo imbere y'abantu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe ibi ngibi byitwa gutezuka. Uramutse uyavanze gutyo utabasha kuyatandukanya, ahangaha uba ukoze ikosa. Aha abamenyi bongeramo n'igihe umuntu yavanze ikintu n'ikindi bishobora gutandukanywa ariko ku buryo bugoranye cyane. Urugero nko kuba ashobora kuza agafata nk'umufuka w'amasaka akawuvanga n'umufuka w'uburo, byose birenda kungana kandi biregeranye. Icyo gihe kubitandukanya birashoboka, ariko imbaraga zakoreshwa kubitandukanya zishobora kurenga agaciro ko umutungo nyirizina, bityo ahangaha nabyo byitwa ko uyu muntu yatezutse. Ariko aramutse awuvanze n'umutungo, kuwutandukanya byoroshye, nko kuba urugero yaba afite ibijumba akaza akabivanga n'ibirayi, kubitandukanya biroroshye, wenda bitewe n'ubwinshi bwabyo ari bukeya, ari nk'ibiro 20-30. Ibyo ngibyo ntago asabwa kwishyura no gutanga ingurane z'uyu mutungo, kubera ko umutungo nyirizina ugihari kandi ushobora kugera kwa nyirawo nta kibazo kibayeho. None mu yandi mategeko cyangwa se mu bigaragaza ko uyu muntu yatezutse, baravuga ngo aw akhrajaha liyunfiqaha thumma raddaha, nko kuba umuntu yarabitse umutungo yabikijwe hanyuma akawusohora mu bubiko bwawo, akagenda agiye kuwutanga, yagera mu nzira akisubira akawugarura. Uyu mutungo iyo ubuze abagomba kuwirengera. Aha mukomeze cyangwa se dukomeze dusobanukirwe cyane icyo bishatse kuvuga ngo asabwa kuwirengera. Ni ukuvuga ngo hari ugusubiza umutungo nyirizina, ubusanzwe ibyo ngibyo nibigendeye muri amana. Hari no gusubiza ingurane ya wa mutungo, yaba ari undi mutungo usa nkawo muri ubwo bwoko, cyangwa se ari ikiguzi cya wa mutungo, cyangwa se ikindi abantu bakumvikana ko icyo kigiye kujya mu mwanya n'ingurane ya wa mutungo. Ahangaha urugero, umutungo umuntu yaragiye kuwutanga, yagiza kongera akawugarura, yamara kuwugarura akawongera akawubika neza aho wari uri, hanyuma wa mutungo ukazagira ikibazo ukangika. Ahangaha asabwa kuzawishyura. Kubera iki? Kubera ko igihe yawusohoraga nibwo yicaga itegeko ryo rigenga cyangwa se rigenga kubitsa umutungo, bityo ukagirika, kabone nubwo yaba nta ruhare yagize kugira ngo wangirike ku nshuro ya kabiri, ariko yakoze igikorwa cyo kuwukura muri bwa bubiko bwawo, cyangwa se kwica amabwiriza agenga wadi'a. Niyo mpamvu ituma uyu muntu agomba kwishyura uyu mutungo. Bityo ntibyumvikane ko yawugaruye akawubika, cyangwa se kuwugarura, cyangwa se ko ugomba kwangirika muri cya gihe, muri ya masaha umuntu yishe amategeko. Niyo wakangirika nyuma y'ayo masaha ariko amategeko arangije kuyica, icyo gihe ubusabwa kwishyura wa mutungo, kubera ko uba wawangije. Umwanditsi cyangwa se abamenyi bagakomeza bakavuga ngo au kasara makisiha, cyangwa se iyo umuntu bamuhaye umutungo ufunze ubitse neza, agafungura ububiko bwawo, nko kuba yaca ingufuri yari ifunze igikapu, cyangwa se akaba yaca imigozi yari itanaze, yari iboshye uruhago runaka. Iyo ubiciye, icyo gihe wa mutungo uba uzawirengera uramutse ugize ikibazo, kubera ko warangije kwica itegeko mu mategeko agomba kugenga wa mutungo. Aravuga ngo aw jahadaha thumma aqarra biha, cyangwa se iyo umuntu yari afite umutungo yabitse hanyuma akawuhakana, yarangiza akongera akawemera. Gute? Umuntu yakubikije urugero 100,000 twavuze, hanyuma aje kuyakwishyuza, uramubwira uti ariko nta kintu wambikije, nta mutungo wawe nkubikira njyewe. Hanyuma wamara guhakana ko nta mutungo yigeze akubitsa, nyuma byaba ari ibimenyetso bibayeho, cyangwa se byaba ari ukwisubira, cyangwa se utinya Imana ukibuka uburemere bw'indagizo, hanyuma ugahitamo kongera kwisubira no kwicuza ku Mana, ukawemera. Ariko ukawemera uvuga uti ariko nubwo mwemeye naje kugira ikibazo, burya ibisambo byaraje birantera birawiba, niyo mpamvu yaritumye mbanza no kuhakana, kubera ko ntafite uburyo bwo kwishyura. Ahangaha usabwa kuwishyura, kubera ko warangije kwica itegeko ryo guhakana indagizo, kabone nubwo waba wayihakanye wibeshye cyangwa se wibagiwe, kubera ko amategeko y'Ubuyisilamu akorana n'ibigaragara n'ibimenyetso, ntagakorana n'ibiri ku mutima, ko ibiri ku mutima n'ibyawe, ariko amategeko yo areba ibimenyetso n'ibyo wagaragarije abantu cyangwa se byagaragaye. Bityo ntabwo wavuga ngo nari narabyibagiwe, cyangwa se nari nibeshye, cyangwa se mwaje mpuze n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Urwo rwitwazo n'ibyo byireguzo, niba ari by'ukuri hagati yawe n'Imana nta kibazo gihari, ariko hagati y'abantu n'abantu ubusabwa kwishyura wa mutungo wabanje guhakana, wangiza ukongera ukawemera. Aravuga ngo aw imtana'a min raddiha 'inda talabiha ma'a imkanihi damina. Aravuga ngo
cyangwa se bakaza kukwaka wa mutungo wabikije umuntu amafaranga 100,000, cyangwa se wabikije banki, cyangwa se wabikije ikigo runaka cy'ubucuruzi, kugira ngo bitaza kumvikana ko ari amabwiriza hagati y'abantu n'abantu adashingiye ku bigo by'ubucuruzi cyangwa se abandi bantu bagize umwihariko mu kubika imitungo y'abantu. Wajya gufata wa mutungo wawe, wahagera bakanga kuwuguha nko kukubwira bati wakerewe, cyangwa se witwaye nabi, cyangwa ubwiye nabi umukozi wacu ahangaha, bityo igihano tuguhanisha nuko natwe tutaguha serivisi waruje kwaka. Ni ukuvuga ngo banze kuguhereza umutungo wawe ariko hari n'ubushobozi cyangwa se uburyo bwo kuwuguha bushoboka. Ahangaha ibi ngibi iyo nyuma y'aho ngaho hagize ikibazo kibaho baba bagomba kuwirengera, ariko baramutse banze kuwuguha kubera ko uburyo bwo kuwuguha budashoboka. Urugero nko kuba ugeze nk'ahantu wabikije imodoka yawe ariko barahafunga n'umuntu utwara urufunguzo n'undi aba yagiye, wahagera uje kuyifata ugasanga harafunze kubera ko ayo masaha ntago ari amasaha uwo muntu akoreraho kandi muziranye ayo masaha y'akazi muyaziranyeho. Hanyuma wagaruka ejo wenda ugasanga iryo joro haraye hakubiswe n'inkongi, imodoka igashya. Icyo gihe iyo atanze kuwuguha ku bushake nta n'uburyo bwo kuguha bwashobokaga, icyo gihe ntago yirengera wa mutungo. Ariko iyo byashobokaga ko ayiguha nijoro, akakubwira ati buretse ariko uzayitwara ejo mu gitondo, ukamubwira ariko nta kibazo mfite, yimereza ngiye n'igindi ntacyo bitwaye, n'ubundi harafunguye ntacyo bintwaye, akavuga ati hoya nawe uguhaye umutekano, ndashaka ko ngusubiza none mu mutekano, reka nguhe rwose habona nta kibazo. Hanyuma iryo joro agaterwa n'inkongi ukangirika, wa mutungo asabwa kuwishyura, wa mutungo asabwa kuwirengera no kuwishyura, kubera ko wakeneye kumukuraho mbere y'uko hagira ikiza kiwutwara, hanyuma arabyanga kandi byashoboka akawuguha. Icyo gihe abasabwa kwirengera wa mutungo wangiritse. Aha nanone ngo wa inqala awda'tani ma awda'tani thumma idda'a talafaha. Nkuko twabivuze, aramutse akubwiye ati ariko ngiyewe ntago ari ngiyewe wahaye indagizo yawe, hanyuma yarangiza nyuma akakubwira ngo warangiritse nkuko twebonye, aramutse ayihakanye, icyo gihe nabwo abagomba kwirengera wa mutungo wangiritse. Ahangaha iyo umuntu avuze ijambo, mwibuke twavuze ku bantu ku bijyanye n'indagizo, twavuze ko iyo indagizo yatanzwe, twavuze ko iyo indagizo itanzwe, hanyuma aya mategeko aragendana n'ubusanzwe n'amategeko yo gutiza n'ubusanzwe. Iyo umuntu avuze ijambo rigaragaza ko hari icyabaye mu mpanuka cyangwa se mu bibazo mu mutungo, hari amagambo abiri. Hari uwo babwiye ngo umutungo wawe warangiritse muri ya nkongi yawuteye, hari n'uvuga ati hoya umutungo wanjye ntago ari bwo wangiritse, umutungo wanjye amakuru agaragaza ko na mbere y'iyo nkongi umutungo wanjye utari uhari. Uyu nguyu wabitse arimo aravuga ko umutungo wari uhari, uyu nguyu wabikije arimo aravuga ko umutungo utari uhari kuko wari warangijwe cyangwa se waratanzwe cyangwa se warahohotewe mbere y'aho ngaho. Ahangaha twavuze ko ijambo rifatwa muri amana ni ijambo ry'ubitse umutungo, ntago ari ijambo ry'uwishyuza umutungo. Ni ijambo ry'ubitse umutungo, ntago ari ijambo ry'uwishyuza umutungo. Bityo umuntu yarabikijwe umutungo akagaragaza ko umutungo wangiritse, hanyuma undi akabihakana, nta kindi kimenyetso gishyigikira ibyo ari kuvuga, icyo gihe dushingira ku ijambo ry'uwabitse umutungo, kubera ko yari umwizerwa no kuba umuha nuko yari yizewe. N'ahangaha naho ni nk'uko nguko, iyo umuntu yarabitse umutungo nko kubitsa, hanyuma akagira ikibazo kuri wa mutungo, ariko icyo kibazo kikaba cyaragendanye n'ikosa ryigeze kubamo muri wa mutungo, icyo gihe ijambo rye nta gaciro rigira. Ahangaha mu byumve ko bisa nkaho byicuritse, bitewe n'uko hari ikosa ryabaye mu mibikire y'umutungo, niyo mpamvu yicurika. Ariko iyo nta kosa ryabayemo, byari kugaruka kuri ya mabwiriza agenga amana, Hanyuma umwanditsi nanone mu byo batangamo urugero, ni igihe urugero ubikije umuntu umutungo, hanyuma akakubwira ngo nta cyawe mfite cyangwa se nta cyawe kiri iwanjye. Urugero wamubikije 100,000, hanyuma uje kubireba arakubwira ati nta cyawe kiri iwanjye. Hanyuma mwakomeza akubwira ati impamvu nakubwiye gutyo nuko umutungo wawe abajura baraje barawutwara, cyangwa se inzu yarahiye uhiramo, bityo nta cyawe kiri iwanjye. Icyo gihe iri jambo ryo rihabwa agaciro kuri uyu nguyu, nta nubwo ibi ngibi byitwa ko ari uguhakana indagizo, kubera ko iryo jambo
risobanuye ko muri wa mutungo weho wamuhaye utari mu mitungo abitse ubu ngubu. Ariko avuze ngo ntawe wampaye, no kuvuga ngo nta cyawe kiri iwanjye, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntawe wampaye ahakanye indagizo, nta cyawe kiri iwanjye ahakanye ko uwo mutungo udahari, bityo agaragaje ko wangiritse. Icyo gihe umutungo uba warangiritse nyine, nta nubwo uwishyuza. Ariko urugero avuze ngo nta cyawe kiri iwanjye, yarangiza akavuga ati oya umutungo urahari ntugire ikibazo, hanyuma ejo akakubwira ati umutungo wawe warangiritse, uyu nguyu ahita asubira muri cya cyiciro cya mbere kubera ko nta cyawe kiri iwanjye yashakaga kuvuga, hanyuma akemeza ko umutungo uhari, byasaga nko guhakana indagizo, bityo asubira muri cya cyiciro. Ayo akaba ari amwe mu mategeko agenga kubitsa. Hanyuma kubitsa umutungo, iyo umuntu abikije umutungo, ubusanzwe nk'uko twabivuze, wa wundi ubikijwe yemerewe kuba ashobora kuwukoresha, ariko iyo awukozeho ku bwumvikane bwa babiri, cyangwa se wa wundi wawumuhaye abizi ko ari buwukoreho, uhita wimukira ku gice cya kabiri aricyo cyo gutiza. Wari ufite umutungo, umuntu yaguhaye ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, inote za 5, 20 ati zifate uzimbikire. Hanyuma yarangiza akaba abizi ko aya mafaranga wayashyize hariya, ariko abantu iyo baje urugero kuvunjisha, cyangwa se umuntu wamuhaye z'igihumbi, umuntu azanye 5 yamuvunjira, agafata inote ya 5 akayinjiza muri za z'igihumbi, agafatamo 5 akayamuha. Iyo mubiziranyeho wanabimwemereye kubikoresha, icyo gihe ntago biba bikiri kubitsa, ahubwo byimukira mu muryango wo gutiza. Iyo bimeze gutyo, byimukiye mu muryango wo gutiza, icyo gihe ntago byongera gufata amategeko agendana no kuguza no kubitsa, ahubwo bifata amategeko yo kuguza, kubera ko wa mutungo aba yarahawe uburenganzira bwo kuwukoresha binyuranye n'inkomoko cyangwa se n'ishingiro ry'umutungo, cyangwa se na kamere y'umutungo. Niyo mpamvu nahereye ku bijyanye no kubitsa, kubera ko amategeko asa nkaho agiye kwegerana, hanyuma bigatandukanira aho hantu hatoya. Umutungo noneho umutungo wabikijwe ku gice cya kabiri, ni wa mutungo umutungo watijwe, ni wa mutungo umuntu yari afite, ariko mugenzi we agakenera kuwifashisha muri gahunda ze, hanyuma akemera kuwumuha. Iyi mitungo ihuriye ku kintu igatandukanira ku kindi. Ibyo uhuriyeho ni ibihe? Byombi ubihuriye kuba ari umutungo w'umuntu wavuye mu bubiko bwe ukajya mu bubiko bwa mugenzi we. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ihuriyeho ni uko iyi mitungo igomba kugarurwa. Imitungo ibigomba yombi kugarurwa. Hanyuma bigatandukanira ko uyu mutungo wavuye mu mutungo wa mugenzi ukajya mu mutungo wa mugenzi wawe, nuko wamwemereye kuwukoresha no kuwungukamo no kuwitabaza mu bibazo bye, cyangwa se kugira ibindi awukoramo, byaba ari ukuwongera cyangwa se kuwugabanya, cyangwa se kuwubungabunga kugira ngo utangirika. Niba ari nk'umutungo ukeneye indi mitungo kugira ngo ubungabungwe, icyo gihe byinjira mu muryango wo kuguriza, kubera ko yemerewe kuwukoresha. Hanyuma itandukaniro nanone rindi ni uko wa wundi wa mbere, iyo nta gucika intege cyangwa se gutezuka kwabayeho, umutungo wo kubitsa iyo nta gutezuka kwabayeho, ntago nyiri kuwubitsa asabwa kuwishyura. Ibyo twabivuze mu bijyanye n'indagizo, ko iyo biza kuba indagizo cyangwa se umutungo nk'uwo nguwo, umuntu agira ikibazo akawishyuzwa, nta muntu wari kwemera kwitangira mu mugenzi we no kwemera kwishyira mu bibazo kugira ngo amubikire umutungo. Ariko kubera ko ari amabwiriza n'amategeko ashingiye ku neza no gufashanya, niyo mpamvu n'Ubuyisilamu buyoroshya. Hanyuma itegeko rya kabiri rishingiye ku kuguriza, kubera ko ari ikintu gishingiye ku gufasha. Icya mbere gishingiye ku neza weho ugirira wa wundi ukuzaniye umutungo. Icya kabiri gishingiye ku gufasha wa wundi uhawe umutungo. Ni ukuvuga ngo ahambere uwagize neza ni uwabitse umutungo, aha kabiri uwagize neza ni uwatanze umutungo. Ku nguzanyo uwagize ineza ni uwatanze umutungo. Uyu nguyu watanze umutungo aba agomba kuwusubizwa kugira ngo ya neza itazangirika. Abagomba kuwusubizwa uko byagenda kugira ngo ya neza itazangirika, nk'uko wa wundi wa mbere iyo umutungo wagize ikibazo nta ruhare yabigizemo, aba agomba kubabarirwa kugira ngo ya neza itazacika mu bantu. Iryo ni ryo banga riri mu bijyanye n'aya mategeko agenga imitungo. Inguzanyo iyo umuntu ayikugurije uba ugomba kuyishyura. Wagira uruhare
mu kwangirika kwayo cyangwa se utabigira uruhare. Wagira uruhare mu kunguka k'umutungo cyangwa se ntugire uruhare mu kunguka kwawo. Wagira uruhare mu guhomba k'umutungo cyangwa ntugire uruhare mu guhomba k'umutungo, uwo mutungo uba ugomba kwishyura, uba unagomba kuwusubiza uwawuguhaye, kubera ko ari amategeko y'inguzanyo. Hanyuma inguzanyo mu mategeko ayigenga, nuko mu mategeko ayigenga icya mbere yuko tugera aho hose, nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama nayo ubwayo yaraguzaga, nkuko bigaragara muri hadithi ya Abi Rafi' ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yaguzaga. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yapfuye yagize n'igihe cyo gupfa ifite imwe mu mitungo yayo, ingabo yayo ibitswe nk'ingwate ku Muyahudi aho yari yarafashe ibyo kurya. Ni nk'uko nguko n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yaguzaga, n'abasahaba baraguzaga. No kuguza ntago ari igisebo, ariko ni itegeko ryemejwe igihe ari ngombwa, n'igihe nta bundi buryo buri butabare umuntu kucyo, cyangwa se buri bumufashe mu kibazo afite. Ahangaha nibwo Ubuyisilamu bwemereye umuntu ko aguza. Ntago ari umuryango bwafunguye wasamye, nta nubwo ari n'umuryango Ubuyisilamu bwafunze ngo birangire, ariko bwemeye gutiza ko umuntu ashobora gutizwa ikintu akagikoresha, hanyuma yarangiza akazagisubiza. Ahangaha ku bijyanye no gutiza, munyihanganire nakomeje gukoresha kuguza cyangwa se inguzanyo, ariko ni intizanyo, ntabwo ari inguzanyo. N'ibyo ngibyo ubusanzwe amategeko y'idini ya Islam bifite aho bitandukaniye, nubwo ari hato ariko harahari, kubera ko iyo umuntu atijije ikintu asubizwa icyo yatijije. Iyo umuntu atijije ikintu, ni cya kindi gitangwa hanyuma kikagaruka uko cyakabaye. Ariko iyo umuntu akugujije, ntabwo ari ngombwa ko hagaruka cya kindi, ahubwo hagaruka ikimeze nkacyo, cyangwa se cya kindi, cyangwa se gifite agaciro nk'acyo, kubera ko inguzanyo cyangwa se iyo umuntu agujije umuntu ikintu aba agiye kugikoresha akakirangiza, hanyuma akazazana ingurane yacyo mu bindi bimeze nka cya kindi cyo n'ubundi yahawe. Urugero, niba uhawe 100,000 nk'inguzanyo, ntabwo za note arizo uzongera kugarura. Ariko iyo utijijwe isekuru, ya sekuru niyo ugomba gufata ukongera ukagarura. Intizanyo n'ubundi ntabwo biri butandukane mu bisobanuro twafashe. Intizanyo n'ubundi ifata nayo amategeko yenda kumera nko kubitswa, kubera ko n'ubundi wa mutungo ugomba kugaruka. Hanyuma iyo habayeho impamvu yo kwangirika kuriya mutungo watijwe, kwa mutungo watijwe, icyo gihe wa mutungo wa wundi wawutijwe aba agomba kuwirengera. Uwatijwe umutungo ukangirika aba agomba kuwirengera, kubera ko yawuhawe agirirwa neza, bityo aba agomba kwitura ya neza. No mu kwitura ya neza no gusigasira cya cyiza ngo kigumeho, nuko intizanyo yatanze iba igomba kugarurwa kandi ikanishyurwa, kugira ngo wa muntu ugira ya neza akomeze agire umurava wo gukora cya gikorwa. Intizanyo iremewe ko umuntu atiza ku ngurane cyangwa se atizwa nta ngurane. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko biremewe ko umuntu agutiza isekuru, ariko akakubwira ati kugira ngo nkutize isekuru yanjye urampereza wenda urugero amafaranga 1,000. Iki 1,000 nticyitwe ubukode bwa ya sekuru, ahubwo kikitwa ko ari neza ugiriye umuntu kugira ngo agutize. Nk'urugero, iramutse isekuru kuyikodesha ari 10,000, akakubwira ati ndayigutiza ariko urampa 1,000. Icyo gihe biremewe nko kuvuga ati ngiye kuyigutiza icyumweru, kandi buri munsi nsabwa gusekura ibiribwa byanjye, no gusekura buri munsi bintwara 100 cyangwa se bintwara amafaranga runaka, urampa ingurane yayo ngayo ko ugiye kuyikoresha bizaba ari byinshi kurushaho. Icyo gihe byitwa ko uyu muntu yagutijije, nta nubwo aya mafaranga azira muri Islam, nkuko anabiguhereye ku buntu, byaba ari umutungo ushira cyangwa se umutungo udashira, ntacyo bitwaye. Hanyuma icya kabiri nanone nuko umutungo w'umutizanyo iyo ugabanyutse hatabayeho ukwangirika, hatabayeho uruhare mu kugabanyuka kwawo kuri wa wundi, byitwa gutezuka. Icyo gihe wa mutungo ntago wishyuzwa. Urugero, umuntu aramutse atije mugenzi we imodoka ngo ayigendemo, amutije imodoka ngo ayigendemo, hanyuma akagiye yajya akagaruka amapine yatangiye gusaza,
ntago uyu muntu agaruka kuri wa wundi watije ngo avuge ngo nagutije imodoka amapine ari mashyashya none uyingaruriye amapine yashaje. Ibi ngibi ntago byishyuzwa, kubera ko ubusanzwe inyungu yo kugira ngo yunguke mutijwe ni ukugira ngo agikoreshe. Niyo ikintu gikoreshwa, hari ibikoreshwa bigata cyangwa se bikagabanyuka mu miterere yabyo, hari n'ibikoreshwa ntibigabanyuke mu miterere yabyo. Urugero rw'ibikoreshwa ntibigabanyuke mu miterere yabyo ni nk'igihe umuntu urugero akubwiye ngo ntiza umutaka, hanyuma umutaka akawitwikira akawugusubiza nta cyo wagabanyutseho. Ariko umuntu aramutse akubwiye ati urugero ntiza isabune, urugero abantu babana bari kumwe, akavuga ati ntiza isabune nkarabe mu ntoki. Iyo ukarabye mu ntoki, ya sabune wakarabye ntago ibigarutse kandi ibigabanyutse kuri ya yindi watijijwe, icyo gihe ntago uvuga ngo nayigutije yanditseho amagambo none wayikarabye paka amagambo yarariho ashiraho, bisobanuye ngo yashize cyane, bityo uranyishyura ibyavuye kuri ya sabune. Intizanyo rero, iyo muri Islam umuntu atije umuntu yemerewe kumutiza ku ngurane, yemerewe no kumutiza nta ngurane ibayeho, ariko wa wundi watijwe abasabwa kugarura wa mutungo yatijwe, kabone n'ubwo yaba wa mutungo wangiritse ariko ukangirika nta ruhare yabigizemo, abasabwa kongera kugarura. Hanyuma gutiza nanone biri mu bikorwa byiza by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, yari yashishikarije n'abasahaba hagati y'abantu kugira ngo abantu bakomeze kunoza ubuzima n'umubano hagati yabo. Ibingibi gutiza byo bikaba byorohejwe kurusha kuguza. Gutiza no kuguza ni ibintu bibiri byegeranye, ariko Ubuislamu bworoheje gutiza buremereza kuguza, kubera ko kuguza nk'uko twabivuze byo ubusanzwe ni ikintu umuntu agomba gukora aremerewe, bityo akakifashisha nk'itegeko rimworohereza mu mategeko ye. Mu gihe gutiza byo iyo umuntu kabone n'ubwo yaba nta kibazo afite, yemerewe gutira icyo ashaka gukoresha, kabone n'ubwo byaba nta mpamvu idasanzwe cyangwa se nta buremere afite, aho akaba ariho ayo mategeko asa nkaho ahuriye n'andi, agasa nkaho atandukaniye. Muri ibyo twasobanuye mu bijyanye no gutiza, hamwe n'ibijyanye no kubitsa umutungo. Kuri ayo mategeko mu ncamake akaba ariho cyangwa se ariho twasozereza iri somo ryacu, ariko nk'uko umuvandimwe yabivuze turi buze kwinjira mu mwanya niba hari ibibazo bigaragara mu isomo, kugira ngo turusheho gukomeza kurisobanukirwa kurushaho, bityo dufata umwanya kugira ngo twongere dushimire, tunagarure umwanya ku muhuza w'ibiganiro. Tusabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishyira ku minzani yacu y'ibyiza, kandi ko yaduha kunguka muri ibi ngibi no kuduha kubikora nta wundi tubyereka usibye uburanga bwe. Tunamusaba ko yazabitugiramo akamaro kandi bikagira n'akamaro abandi. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallah khair Sheikh, kugira ngo wenda byumvikane neza ko hari igihe wenda twafashe igihe kirekire dukoresha inyito itariyo, ongera dusubiremo mu ncamake itandukanye yo kuguza no gutiza, bitandukanira he, bihurira he, hanyuma byinjira gute mu murongo w'ubucuruzi muri Islam? Wenda duhere kuri Naam, itandukaniro hagati yo gutiza no kuguza, irya mbere ni uko icyatijwe ubusanzwe nicyo kiba kigomba gutirurwa. Icyatijwe nicyo kiba kigomba gutirurwa, mu gihe kuguza icyagujijwe ntabwo ari cyo kiba kigomba kugaruka, ahubwo hagomba kugaruka imacyo. Ushobora kukigarura cyo cyangwa se ukagarura ikindi kiri mu mwanya wacyo. Ushobora kukigarura cyo ryari igihe urugero wagitiye ngo wakigujije ngo ugikoreshe, bikaba ngombwa ko utagikoresha. Ushobora kugenda ukaguza umuntu ibiryo, wagera mu rugo ugasanga ibiryo birahari, hanyuma ukagarura bya biryo wari wagujije ukaza ukabimusubiza, icyo gihe byitwa ko wishyuye ibyo wagujijwe wari wagurijwe. Cyangwa ariko aramutse urugero wabiriye ukongera ukagura ibindi nkabyo, cyangwa se ukabona ibindi nkabyo ukabimuha, icyo gihe ibyo ngibyo biremewe. Mu gihe gutiza byo bitemewe ko umuntu agutiza isekuru ngo ugende hanyuma umuzane indi sekuru utagutijije aba ariyo umuhereza. Nanone aho byongera nanone gutandukanira ni kubijyanye n'amategeko. Ni kubijyanye n'amategeko by'umwihariko ashinzwe agenga ubworohe n'ubukomere. Ubuislamu bworoheje gutira
buremereza kuguza. Ubusilamu bwe bworoheje, gutiza buremereza kuguza, kubera ko kuguza ni mu gihe cyambuza uko ngira, hanyuma gutiza byo ni ibisanzwe, umuntu ashobora no gutira kabone n'ubwo yaba nta kibazo kidasanzwe afite. Hanyuma nanone bikongera guhurira nk'uko twabivuze byose ko umutungo uba ugomba kugaruka kwa nyirawo, ariko nk'uko twabivuze, hamwe ugaruka ari umutungo nyirizina, ahandi ukagaruka ari umutungo w'ingurane iyo watanzwe. Mu matandukaniro arimo twavuze ni ko umutungo watijwe wemewe kugabanywa, yani biremewe ko ugabanyuka, hanyuma rwa ruhare rwagabanyutse ntirwishyuzwe. Nko kuba urugero umuntu yagutiza isabune nk'uko twatanzeho urugero, ukayikaraba, ibyo wakarabye byavuye kuri ya sabune, iyo uyitiruye ntago uvuga ngo hari icyavuyeho, bityo uransubiza isabune yanjye yuzuye nk'uko nayiguhaye. Mu gihe kuguza byo ugomba gusubiza umutungo ungana nk'uwo watse. Urugero, niba ugujije ikiro cy'isukari ni urugero, niba ugurije ikiro cy'isukari ni urugero, uba ugomba gusubiza ikiro cy'isukari cyuzuye uko cyakabaye. Ahangaha mu rindi tegeko tutavuze ariko naryo ririmo mu matandukaniro yaryo, nuko mu gihe cyo gutiza ubusanzwe umutungo uragabanyuka, ariko kuguza umutungo ushobora kwiyongera iyo uruhande rwa kabiri rwabigizemo uruhare. Iyo uruhande rwa kabiri rwabigizemo uruhare, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo khairukum ahsanukum qada, umwiza muri mwebwe ni wa wundi wishyura kandi akishyura neza, yaba yishyura neza arenza ku byo yagurijwe, cyangwa se yaba yishyura neza yishyurira igihe, cyangwa se yishyura neza arenzaho indi neza hejuru y'ineza yagiriwe. Mu gihe gutiza byo ubusanzwe mu mategeko yo gutiza ntago umuntu arenza ku byo yatijijwe. Undi umuntu rugera guhaye isekuru n'umuhini, nujya gutirura umutirura isekuru n'imihini ibiri, cyangwa se umuhini ugende ujye kuwushyiraho imitako n'ibindi nk'ibyo ngibyo biwongerera agaciro. Ubusanzwe ibyo ngibyo ntago biba ari ngombwa muri Islam, nta nubwo ubusanzwe ubw'Isilamu bwabishishikarije. Wallahu a'lam. Okay, donc byose bifatwa mu mategeko, byinjira mu muryango w'ubucuruzi muri Islam. Duhereye kuri icyo kuguza, uvuze ko umutungo ushobora kwiyongera. Ese twabigereranya n'uko wavuga ati hari uwugizemo uruhare, banza ari uwa kabiri bigizemo uruhare, cyangwa se ikibazo kikagerageza giti yaba ari ukubera yuko haba hari ubundi buryo bushobora gukorwa nk'ubucuruzi, niyo mpamvu wenda babigenza gutyo? Kuko harimo akantu umuntu yakwibazaho, nimba umuntu agujije umutungo ushobora kwiyongera, nta sharti zindi zizaho, nta zindi kondisiyo bashyiraho kugira ngo bamenye ukuntu uwo mutungo wiyongera, kuko twahita dutekereza se ntibishobora kuba riba. Icya mbere ni uko iyo miryango yombi ibarizwa mu miryango y'ubucuruzi, kubera ko ari imiryango ishingiye ku ihererekanyamutungo, hanyuma bityo iyo miryango yose yinjiramo, ahangaha yinjiramo muri uyu muryango witwa ubucuruzi, cyangwa se ujya mu muryango mugari w'ubucuruzi, kubera ko aba ari umutungo w'uruhande rumwe rugiye kungukwamo n'urundi ruhande, nk'uko n'ubundi ariyo kamere ubusanzwe y'ubucuruzi. Bityo niyo mpamvu iyi miryango yinjiramo. Hanyuma ku byo twavuze ku bijyanye n'inguzanyo ishobora kwiyongera ku bushake bw'ubikoze atari ku bwumvikane bwa babiri, iyo bibaye ku bwumvikane bwa babiri, cyangwa se ibwiriza ry'uwakira inyongera, icyo gihe biba bibaye riba. Iyo umutungo yongereye ku bushake bwa wa wundi ushatse kuwongera gusa, wa wundi utanga, ibyo ngibyo ubusanzwe muri Islam ntacyo bitwaye. Ariko iyo noneho bibaye ku mabwiriza y'uhabwa uguhaye, ariko nujya kunyishyura nawe uzashyire mu gaciro, akakubwira ati nguhaye 100,000, urabibona mbiguhaye mu buzima bukomeye, nujya kunyishyura nawe uzashyire mu gaciro. Iyo akubwiye ngo nawe uzashyire mu gaciro, ugashyira mu gaciro, ukagira icyo wongeraho, icyo gihe ibibaye riba, kubera ko n'ubwumvikane ariko butaziguye bwabaye hagati aho ngaho. Ariko iyo we yishyiriye mu gaciro ku giti cye, icyo gihe ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, nta nubwo ari haram muri Islam. Wallahu ta'ala alam. Abandi bavandimwe namwe mushobora kubaza, abashobora kuzamura akaboko, kwandika, ashobora kuvuga, uruhare n'urwanyu.
ushobora kuba kuri mute ukivuga izina hanyuma mukabaza. Ariko hari umuvandimwe wanditse ngo duhe urugero mu gutiza amafaranga no kuguriza amafaranga. Sinzi nimba wabikomozaho. Umuvandimwe ku kibazo baje kuguza amafaranga no gutiza amafaranga, ubusanzwe amafaranga ntabwo ari mu bikoresho bitizwa. Ubusanzwe amafaranga ntabwo ari mu bikoresho bitizwa, ariko bitewe n'uburyo umuntu agiye kuyakoresha ashobora kwinjira mu bikoresho bitizwa. Urugero rw'uburyo umuntu aguza amafaranga byo birazwi. Urugero ushobora kuba igihe ujye ushaka urugero wenda kugura igikoresho runaka ukaba nta mutungo ufite uhagije wo kugira ngo ukigure, ushobora kuba uburaho muke cyangwa se wose ntawe ufite, ukaguza umuntu umutungo kugira ngo ujye kugura cya gikoresho. Ibyo ngibyo birumvikana. Hanyuma gutiza amafaranga ni ryari? Gutiza amafaranga, urugero ushobora kuba ugiye kwinjira ahantu, kugira ngo umuntu yinjire ahantu agomba kuba hari amafaranga runaka agiye kwerekana atari buze gukenerwa, ariko ayo mafaranga agomba kuyerekana. Hanyuma ukabwira mugenzi wawe uti ntiza amafaranga yawe kugira ngo mbashe gukoresha kiriya gikorwa. Hanyuma akaguha urugero 100, ukagera hariya niba ari ku muryango ukayerekana, bakayabara bagasanga niyo, ukinjira ugakora ibyo ukora. Urugero ari ahantu hinjira abantu bifite, wajya gusohoka bakagusubiza ibyawe, wangiza ugatera ya amana yose uko yakabaye ukayisubiza nyirayo, kubera ko nkuko twabivuze mu gutiza ugomba mu gutirura ugomba kugarura wa mutungo nyirizina wahawe kugira ngo ujye gukora cya gikorwa. Ahangaha wenda tuninjije no muri ya mabwiriza twavuze. Urugero ramutse inote ze zanduye kandi zari zifite isuku, icyo gihe ntabwo yakwishyuza kongera kuzoza, kubera ko n'ubundi byari biri mu muryango wo gutiza. Ariko ubusanzwe ku mafaranga ni gake cyane bikunze kubaho. Allahu a'lam. Mu rwo rugero rurumvikana, mashallah. Birumvikana. Hari umuntu wanditse ngo ni nka ya mafaranga utiza ushaka gusaba visa. Okay, birashoboka uramutse uri buyasubize uko yakabaye. Ntekereza ko wamugana urwo rwaba ari urugero rwiza ku mafaranga. Abandi baba bafite ibibazo, inshallah, hanyuma tukareba nimba twakoresha igihe neza. Okay. Naam. Nimba nta kindi kibazo, keretse nimba hari abari kuri minute batabashije kuvaho. Naam. Tukiri kuri iri somo, mu gihe abandi batari babaza, haba harimo ikindi cyiciro mu masomo y'ubucuruzi twazareba nimba bishoboka, cyangwa se tuvuge niyo umwanya utaba uhari, ariko ibindi bice byaba birimo wenda umuntu yakongera kuri ibi, byaba ari nka bingahe, cyangwa se wari wabigabanyije bitewe n'uko umva wenda ari byo waheraho gusa? Ku bijyanye n'ibice, mu bice by'ubucuruzi, ubusanzwe ku miryango irebana n'ubucuruzi 100%, urebye ni nkaho twayiganiriyeho, ariko ntabwo nibuka neza niba twaraganiye ku bijyanye no gukodesha nabyo ni igice mu bice byinjira mu bucuruzi, ariko noneho muri fiqh ya Kisilamu inshuro nyinshi bidakunze gushakirwa umuryango w'ubucuruzi, kubera ko biba bimeze nko kugarura wa mutungo wa wundi wari warahawe nabyo kandi bifite amategeko abigenga cyane cyane. Ahangaha niho ubwo nyine gukodesha hinjiramo no gukoresha byinjira muri uwo muryango. Ahangaha niba uwo muryango tutarawurebeyeho, uri mu miryango yiganza mu bucuruzi cyane, kandi abamenyi batawushyira mu muryango w'ubucuruzi. Biragaragara ko ntabwo twigeze tuvugaho ku rutonde nturiho wa mugani gukodesha. Wenda inshallah umuntu yazareba ko ari ikintu yavuga, kuko ni ibintu abantu bakoresha buri gihe wa mugani. Twarebye mu bufatanye, ariko gukodesha ntabwo twigeze tubirebaho. Noneho nko ku buryo bwo kugira ngo dukore isuzuma bumenyi, haba hari igiteganyijwe cyangwa se?
ku bijyanye n'isuzumabumenyi no kugira ngo turebe aho twageze mu byo twahura nabyo, mu byo twahuye nabyo mu masomo twize, hari ibibazo nari nkiri kugira ngo ndangize imiryango yabyo yose. Ntabwo bikomeye, biroroshye cyane, nta nubwo bigoranye, gusa ni mu rwego rwo gusuzuma nyine niba ibyo twize byarageze ku ntego cyangwa se hari icyo twakuyemo. Ngira ngo inshallah Nyagasani adufashije nko mu gihe cy'iminsi 3 ingahe naba ndangije amasomo 3 ya nyuma asigaye yose, tugatanga ibibazo. Ni bike cyane, ni ibibazo 5 muri buri somo, wenda bimwe bifite A na B cyangwa se akajyamo ibijyanye no guhitamo ibijyanye na yego na hoya, ariko ku buryo bworoheje. Ndumva ngira ngo hari mu minsi mike nabikugezaho, hanyuma bakurikiye amasomo bakagerageza kubisubiza bakareba niba hari aho bageze. Nabishatse twazatanga amanota, nabyo byaba byiza kugira ngo turebe uko byagenze, hanyuma buri wese niyo tutamubwira ngo wabonye yanga, ariko tumugaragarize ngo icyo waragikoze, iki ngiki ntabwo wagikoze. Ibyo bizashoboka kubera ko na system dukoresha ya idarasa yo ku murongo wa internet, system iri professionnel n'ubundi ipermeta ko ishoboza ko ibyo bintu bibaho. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese azasubiza mu gihe tuzaba tumaze kubona ibyo bibazo, tuzabyinjiza muri system, hanyuma dusabe ko buri muntu agenda abisubize ku buryo icyo igihe bizakosorwa buri muntu ashobora no kumenya icyo yishe n'icyo yakoze. Ni uburyo bugezweho bukoresha, mu by'ukuri twagerageje gushaka navuga ibikoresho buryo bwa kijyambere bugezweho, ahubwo nuko nyine abantu rimwe na rimwe hari igihe batamenya agaciro kabyo, ariko ni muri urwo rwego twatangira rino gerageza for assistance ishyiramo imbaraga kugira ngo tujye gushaka ibintu by'ingenzi bihura na ubuzima bwa buri munsi abantu baba bakeneye, hanyuma binadufashe subhanallah kwirinda no kubishyira mu bikorwa. Ni nayo mpamvu amasomo twari twateganyije ari amasomo arebana n'ibintu bijyana mu buzima bwa buri munsi. Wenda isomo ry'umuryango muri Islam nta kubera ikibazo cy'umwarimu ntabwo ryari ryakomeza, ariko n'andi masomo aza muri urwo rwego, ariko byumvikane ko twagerageje gushaka ibikoresho bigezweho, ahubwo ikibura ni uko tubura abarimu ku gihe, abarimu bashobora kubyitangira n'abanyeshuri ubwabo cyane bakatubwira wenda nk'ibyo bakeneye kwiga. Kuri ibyo rero ntekereza ko ku bufatanye buzakomeza, kandi rikaba ari naryo somo navuga rya mbere dushoje mu igerageza twari twatangiye, alhamdulillah, tukazagerageza no kubisoza neza, kuko hari uburyo nyine umuntu abasha no gutanga navuga certificate mu buryo bw'automatize, ku buryo umuntu abasha kubona nyine nimba yatsinze mu gihe hashyizeho urugero runaka. Ariko muri rusange isuzumabumenyi ni ryiza, kuko twigira hano kugira ngo tumenye, twumve ko twumvishe, n'umwarimu amenye wenda hashobora kuzashyira imbaraga ubutaha. Wenda ikindi kibazo cyinjiye ndi kubona mu byanditswe, ntekereza ko byasubijwe mu yandi masomo ahari, ariko wenda ashobora wenda kugisubiza ngo ni buhe buryo bushoboka bwo kugura inzu bwa halali kandi banki yabigizemo uruhare. Ndi kumva ushobora kuba wenda wasubiza icyo kibazo, kumva nimba twararebe muri ihe somo, ariko nzi ko hari isomo twabikomojeho inshallah, ariko wadusubizamo. Numva twabirebye mu isomo ryo kugura mu byiciro bitabaye taqsit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Uburyo bushoboka ko umuntu ashobora kubona inzu banki yabigezemo uruhare, ni uburyo ubwa mbere ni uko banki igomba kuba iyo nzu ari iyayo, ari nabwo
buryo abamenyi bakunda kurusha ubundi, kubera ko nibwo bwuzuye. Ikigo cy'ubucuruzi cyemerewe kubaka inzu cyangwa se kikayigurisha uwo gishaka, hanyuma mu buryo bw'ibyiciro, mu buryo butandukanye. Ngo ubusanzwe urebye ubwo buryo nibwo buryo busa nk'aho ari bwo buryo bwonyine bwiza bwizewe butarimo ikibazo namba. Ni ukuvuga ngo banki ishobora kubaka imidugudu, ni urugero, ishobora kurangura amazu, ni urugero, hanyuma yarangiza ikayigurisha. Ariko uburyo zikoresha ubusanzwe ubu ngubu, aho ugenda ukumvikana n'umuntu nyir'inzu, mukumvikana igiciro, hanyuma yo ikaza kuza izanye amafaranga. Ubusanzwe buriya buryo bwo nk'uko twabonye ko ari uburyo bwa haramu kandi bwinjira muri riba. Ubundi buryo abamenyi bagenda batanga nta nubwo ari na byiza kubutindaho, kubera ko bwose usanga n'ubusanzwe umuntu atari buze kujya kure cya riba, usibye ubwo ngubwo bwo kuba ikugurishije inzu yayo hanyuma ikaguha ibyiciro uzishyuramo, hanyuma mukanemenya kandi n'igiciro cyo muzishyura uzagenda wishyura buhoro buhoro. Allahu a'lam. Sinzi nimba umuvandimwe yasobanukiwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, nabanza kubashimira inshallah. Yewe nacerewe gato munambabariye, ariko ikibazo nari mfite, wenda nuko nacerewe mu isomo, ariko numvise musubije icyo cyo wasabye wabuvuze cya banki. Ndavuga nti wenda reka nkivuge ko navuga wenda ninkibaza kiriwe kivangiye isomo wenda binyuranye, ariko ubwo musubije icyo wenda nacyo byagendana. Ni ikibazo kijya kibaho, abantu bagura ibintu hano, bajya bagura ibintu bakavuga ngo intere ni 0%. Wenda mu masomo ashize sinzi, wenda mushobora kuba cyarigishijwe, ariko ngo inyungu ni 0%. Sinzi ibyo bintu niba bidakora kuri riba cyangwa se byaba bikoramo, mwadufasha kudusobanurira. Naam, nicyo inshallah. Naam, jazakallahu khair. Reka mbere yuko wenda icyo ngicyo ntabwo nkisobanukiwe n'uburyo inyungu iba 0%. Wenda bazi imibare cyane bashobora kuba hari uburyo batandukanya kuvuga ngo nta nyungu no kuvuga ngo ni 0%. Nyambona hari uburyo babisobanura mu bijyanye n'amalcohol mu binyobwa, bakagaragaza ko ngo ari 0 hari ikiba kirimo, hanyuma bagaragaza ko ari ntacyo, ubwo ari bwo ari ntacyo. Aho ngaho nakenera ubusobanuro, kubera ko nanjye ntabwo bisobanukiwe. Ariko biramutse kuko nta yindi nyungu irimo, niba izo nyito zitandukanye, ubwo icyo gihe byaba nta kibazo gihari. Ariko niba hari ibindi bisobanuro bikenewe kuri 0%, bafasha kugira ngo mbashe gusobanukirwa nanjye. None se wenda 0%, ariko sinzi, wenda buba yaza kudufasha, kuko sinzi niba iyo bavuze ngo ni 0%, iyo bigeze hagati wenda unaniwe kwishyura ukagenda usa nk'ugiramo intege nkeya, niba hari ibihe wagiye utanga badashyiraho inyungu, aho hongeye nibaza ko byahita binaba riba. Niba kuko abantu hano bajya babifata bakavuga ngo ibi ni 0%, ariko niyo bigeze hagati wenda ukaba wakwibagirwa kuriha, cyangwa ukaba wakwibagirwa, cyangwa se kwishyura bikagorana. Ese ntabwo bijyamo inyungu? Wenda buba aho ngaho yahadufasha kugira ngo urusheho kugisobanukirwa, kuko ibyo mu bihugu by'abazungu bireze, abantu bajya babikora, ariko wenda byadufasha kugira ngo umuntu arusheho, kuko urumva wa mugani nanjye sinjya mbifata, ariko wenda ntabwo mbizi neza, buba we yajya bimenyaho, yamfasha wenda kurushaho kugisobanura kugira ngo ucyumveho neza inshallah. Naam, asante sana Bwana Nduru. Ntekereza ko byanaba ni byiza wa mugani ibintu nk'ibyo abantu babiganireho, ni ikibazo cyiza. Ariko ntekereza ko igisubizo gihera ku byo Sheikh yaravuze. Burya baravuga mu Gifaransa ngo le diable est dans le détail. Abacuruzi hano bakunda gukoresha imvugo ireshya abakiriya cyangwa ireshya abaguzi, ariko ntekereza ko icya mbere bihera cyuko abantu hano bamenyereye ko ikintu cyose uguze utishyuye ako kanya, barabimenyereye ko hagomba kuba hariho intere. Ni nayo mpamvu buriya muri publicité hari igihe bagomba kubumvisha ko ni 0%, ariko iyo mvugo ishobora kuba ishaka kuvuga ko ntago turi gushyiraho inyungu, urishyura igiciro, ntago tuzakwishyuza inyungu. Ariko iyo urebye mu masezerano muri bugirane,
ko buriya no mu bindi wenda sharaza ashobora no kubisobanura neza. Mu bindi bigira riba hari amasezerano, hari kuba muguze mu bucuruzi mu isezerano amamo nka kontra ebyiri, ugasanga muri detaye bashyizemo ati wenda nta nyungu, aribyo bita 0%, ariko birengeje igihe runaka inyungu runaka izinjiramo. Ugasanga n'utuntu wanditse mu tunyugu dutoya, inaha niko bakunda kubigenza. Ibyo nabyo niho nyine ushobora kugwa muri uwo mutego. Ariko muri rusange iyo bavuze ngo 0% mu bucuruzi bivuze ko nta nyungu. Ariko nk'uko umuvandimwe yabivuze nako Shehe yabivuze, yari nko muri alcool wo mu bintu by'inzoga baravuga ngo hari ibyo bita quantité insignificative, bavuga ko yari 0%, harimo na kangahe kuja niyo bitageze kuri icyo gihe bavuga ko nta alcool, ariko alcool ibirimo. Ubwo rero n'abamenyi kumva hari n'ibisobanuro muri fiqh bavuga ko hari uburyo nabo babireba, ariko muri rusange icyo kigamije no kuvuga ko nta nyungu, ahubwo ni imvugo bakoresha kugira ngo bumvishe abantu bamenyereye hano inyungu ko nta nyungu iriho nyine. Ariko Haji Abubakar, naam, nunganira Haji Andrew, urabona urugero yatanze bikunze kubaho cyane cyane ku bantu baturiye Canada wenda na Amerika, bazi uruganda rwitwa Brick. Tuvuge ko umuntu wenda ageze hano arakishakisha, abonye inzu yiwe ariko akeneye frigo, agiye ku iduka rigurisha amafrigo, ifrigo yifuza ashaka tuvuge yuko igurwa 1,500, hari n'izigura 3 n'arenga, ariko ayo mafaranga ntabwo yafite. Hari amaduka rero specialize avuga ati ngiye kuguha iyi frigo mu by'ukuri igiciro cyayo ni 1500 plus tax, nukuvuga ngo niba ari 1,500 ushizeho taxi, ariko bikaba wenda 800. 800 nta nyungu uzayishura mu mezi 12 cyangwa 28, wewe uzishura ya naya, ariko nta nyungu birimo. Ngira ngo ni muri urwo rwego rwa nyungu ya 0, nukuvuga ngo ngira ngo Shehe Andrew yavugaga, Haji Andrew yavugaga, ubwo icyo gihe byaba bimeze bite? Umuntu yabikora akumva ko nta kibazo afite, byaba bimeze bite? Tafadhali. Wenda kugira ngo nyine Shehe abyumva abashe no kudusubiza neza, urwo ni rumwe rugero runasobanutse cyane. Asante sana, ahubwo nari nabuze urugero kuko hari biza mu bicuruzwa by'igihe runaka nka frigo n'urugero, ibintu byo mu nzu, amaduka amwe nka Brick wari utanze, usanga baguha ngo ni 0% mu gihe runaka. Mwibuke ko bongeraho igihe hagiye avuga amezi 36, amezi ngaho, ariko ubasha kukubwira muri icyo gihe. Noneho ntekereza ko icyo umuntu aba agomba kureba ni ukuvuga ngo nyuma yaho bigenda gute, ariko muri icyo gihe nta nyungu ibirimo, ahubwo ni ukwishyura mu byiciro, buryo kugira ngo babashe gucuruza, donc baha umuntu kwishyura mu byiciro. Muri icyo gihe nta nyungu bashyizeho. Hanyuma icyo gihe kirangiye bigenda bite iyo cyagiye utabashe kwishyuramo? Aho ngaho niho ruzingiye, niho umuntu aba agomba kubaza mu masezerano bigenze gute. Ahubwo nanjye nkavuga nti Shehe, ko ushobora gutangira uvuti nzi neza ko muri icyo gihe mba narangije, ariko wenda amasezerano bavuga bati nyuma y'iki gihe noneho inyungu ya 10% iziyongeraho. Icyo gihe umuntu yabyifatamo. Ngiye ndabona ko wenda ngiye gufata icyo gikoresho, ariko ndabona ko nshobora kukishyura muri icyo gihe, ariko ku mpamvu zitanturutseho bibaye ngombwa ko ntabasha kubizishyura muri kiriya gihe. Ese ngitangira mba ninjiye muri riba cyangwa nyinjiramo muri cya gihe ntazabasha kwishyura, noneho ugatangira gushyiramo ho inyungu? Nako wenda ahubwo umuntu wenda yakigorora gutya ikibazo. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kuri icyo kibazo ubusanzwe icyo ngicyo kiri mu bibazo byitwaga ngo ni riba an-nasi'a bi shartin, ni riba al-fadl bi sharti. Ni riba n'ubwoko mu moko ya riba, ariko bwasaga nk'aho ari bwoko burimo impuhwe cyane muri riba kurusha ubundi, ariko nanone bari mu bwoko bwagiraga kera ibibazo cyane kurusha ubundi. Ni ukuvuga ngo umuntu yarazaga akaguhereza amafaranga akakubwira ati nguhaye urugero 100,000,
ibihumbi 100 uzabinyishyura, ukabwira tuzabinyishyura ryari, tuzabikwishyura ukwezi gutaha, urugero ku itariki 20, akakubwira ati kugeza kuri iyo tariki 20 nuyanyishyura nta kibazo, uzanyishyura ari ibihumbi 100. Ariko nuramuka urengejeho icyo gihe buri munsi urugero wenda hazajya hiyongeraho ibihumbi 5 cyangwa se hazajya yikuba kabiri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo ngiyo rero n'ubwoko moko ya riba, ni n'ubwoko bwa riba ya haram. Umuntu iyo ayinjiyemo nabwo aba yinjiye muri riba, ariko noneho hari ibintu bibiri, hari ukwinjira muri riba, hari no kurya riba cyangwa se gutanga riba. Ni ukuvuga ngo winjiye mu cyiciro cya mbere cya riba cya haramu nacyo, ariko ntabwo uratangira gutanga riba. Icyo gihe rero na riba nabo bari umuryango wa haramu, nabyo bari ubucuruzi bwa haramu. Nongere mbigereranye nanone cyangwa se nongereho n'ubundi buryo nanone buriho bwo byitwa ngo uzaza tuguhe amafaranga cyangwa se tuzakuguriza amafaranga utwishyure ari munsi yayo. Ariko ibyo bikaba byakozwe mu buryo bw'ubucuruzi bw'amabanki, nabwo bukorwa mu buryo bwa haramu. Bakabigenza gute? Urugero bakavuga bati turaguha miliyoni 10, ariko wowe uzatwishyura miliyoni 7. Iki kigo gikora ibi ngibi kikakubwira kiti twebwe ahangaha tuzaguhereza miliyoni 8, izindi 2 uzajya kuzifata kuri banki. Aya mafaranga weho uzatwishyura izo miliyoni 7 nk'uko byavuzwe, na banki yishyure 2 zayo, cyangwa se akavuga tuzatwishyura 5, banki nayo yishyure 2, wowe wishyure 7, kandi warakiriye miliyoni 10. Ariko iza banki zikaba zifite indi nyungu. Icyo gihe iyo bimeze gutyo biba ari haram. N'ibyo ngibyo bikunze kubeshywamo abantu benshi cyane batandukanye. Urugero niba ari nk'amashyirahamwe, bakavuga bati ishyirahamwe ririmo rirateza imbere abantu, turaguha miliyoni 10, uzishyura miliyoni 5, ariko muri izo ngizo 5 imwe ujya kuyifata kuri banki, iyo ngiyo niza ifite inyungu, izindi enye twebwe tuzazi kwihera iyo hajemo inyungu. Kabone nubwo iyo nyungu itazagera ku mutungo we watanze, nko kuba urugero izo miliyoni 2 zunguka ibihumbi 200, bityo uzishyura ibihumbi miliyoni 7 n'ibihumbi 200, ariko 200 bizaba ari inyungu ya za miliyoni 2 ugize gute ufashe kuri banki. Icyo gihe nabyo byitwa haramu. Wallahu a'lam. Nayo ni riba, nta nubwo byemeye nabyo ko umuntu abishyira abijyamo, no ko ayo masezerano ayakorera cyangwa se ayinjiramo. Wallahu a'lam. Aho ngaho ikibigira riba ibishingiye ku masezerano, kuko ngira ngo wenda tureba cyane inyungu, ariko hari n'ibindi bintu birimo n'amasezerano. Ni amasezerano abigira haramu, kuko nk'urugero nkubaje, ubutarayikonsoma, utarayirya, ariko uvuga uti okay, ahangaha ni amasezerano abigira haramu, kuko amasezerano muri Islam aba afite uburyo agomba kugendamo. Iyo ayo masezerano apfuye, hari icyo Ubuislamu bwita ngo ni saddu dhara'i, gufunga inzira ziri buze n'ubundi biri buze kurangira n'ubundi zigwishije umuntu mu cyaha. Izo nzira rero kuzinjiramo nazo ziba ari haram, kabone nubwo zo ubwazo 100% ntabwo bari haram, ariko kuzinjiramo nabyo byitwa haram, kubera ko aba ari inzira iri buze kugeza umuntu muri haram. Muri zo harimo ayo masezerano aba ashobora kuza guhinduka haram isaha iyo ariyo yose, kubera ko umuntu busanzwe, kuko byinshi bitegerwa muri mustakbal, bitegerwa mu gihe kizaza, n'igihe kizaza nta muntu n'umwe ugifite mu kaboko ke, nta nuzi uko bizagenda. Bityo umuntu kugutegesha icyo utazi kugira ngo uzagwe mu cyaha, nibiramuka bibaye, ahangaha niho uba winjiye mu muryango wa haram, cyangwa se ukoze amasezerano ya haram. Mu rwego rero rwo gufunga inzira ziganisha muri haram, nibwo Ubuislamu bigira haram. Wallahu a'lam. Hari ibindi bibazo ndatekereza amasaha yageze mu masaha ya magharibi. Sinzi abavandimwe nimba hari ikindi kibazo. Okay, ndabona hari umuntu wazamuye akaboko, dufatanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kharanye ikibazo ku bijyanye n'ibyo musozerejeho, ibijyanye na riba. Umuvandimwe yambaje abaza ati hari ukuntu ubona serivisi runaka, ariko noneho ukaba wabigura mu gihe, donc tuvuga urugero ni telefoni ugiye kugura wenda ibihumbi 100, ariko kuko nayo ifite ako kanya akubwira ati uzabigura mu gihe, donc mu gihe cy'umwaka, ariko buri kwezi bikazahura wenda n'ibihumbi 120, kuko utabashije kuyabona icyo gihe kuri uwo munsi, ariko kuko waguze igihe
cya gicuruzwa kikaba muri ya periode y'umwaka waguze amafaranga akaba yiyongera, ese icyo gihe nabwo bigwa muri riba kuko uba waraguze igihe, cyangwa icyo gihe ntabwo bigwa muri riba? Hanyuma ikindi kijyanye n'inzu nabyo bakagwa nyine amafaranga nyine muri ubwo buryo, bakakubwira ko wenda uzabishyura nyine mu gihe runaka, amafaranga ubashije kuyabona ntabwo azagabanuka cyangwa yiyongere mu gihe uzaba wubahirije nyine kuvuga ati nuyaduha mu kwezi runaka, icyo gihe nta kibazo gihari, ariko nimba uzaduha mu gihe kinini cyane hari amafaranga nyine uzongeraho kuko uzaba uguze igihe. Jazakallah khair. Mpereye kuri icyo cya kabiri, icyo cya kabiri nicyo gisa nk'icyo twari tumeje kuvugaho gato mu mwanya washize, kuba mwaba mufite amasezerano akakubwira ati iyi telefone uzayinyishyura ni amafaranga 100,000, uzayinyishyura mu gihe kingana urugero wenda n'amezi 5, ariko amezi 5 naramuka arenze uzongeraho, amezi 5 naramuka arenze uzongeraho. Ahangaha iyo atari inguzanyo ari mu bucuruzi, ahangaha ni icyaha ariko kititwa riba, kubera ko ntago amakosa yose aba mu masezerano y'ubucuruzi, ntago yose yitwa riba. Riba ni icyaha ndengakamere mu byaha bikomeye cyane bya nyuma, ariko hagatanga mu bucuruzi harimo andi masezerano y'uburiganya atuma ikintu kiba haramu, hari ukugurisha ibyo utazi bituma ikintu kiba haramu, hari amasezerano yahuriye mu kintu kimwe atuma ibintu biba haramu. Icyo gihe ahangaha biba haramu kubera ko ari amasezerano abiri ari mu isezerano rimwe, ni amasezerano abiri ari mu isezerano rimwe. Ni ukuvuga ngo ntago mwemeje igihe umuntu agiye kuguriramo, ahubwo mushyizemo amasezerano abiri, nuramuka wishyuye mu mezi 5 uzishyura 200,000 n'urugero, ariko amezi naba 7 uzishyura 220 n'urugero, 20 azaba ya mezi yarenzeho. Icyo gihe iyo bikoze gutya biba ari haramu kubera ko ari amasezerano abiri ahuriye mu isezerano rimwe, bityo bikaba haramu kuri uyu mwanya, ariko ntabwo byitwa riba, kuko riba yo ni ikindi, ni icyaha ndengakamere kandi gikomeye cyane. Bityo ahangaha biba riba kuri uyu muryango. Ariko mwemeje muti uzayigura mu mezi 7 bizaba ari 220,000, akaba ari isezerano ryumvikanye kandi ryuzuye. Hanyuma wenda hakajyamo ingingo ivuga ngo nibiramuka bidashobotse tuzasesa amasezerano, twongeye dukora andi masezerano bundi bushya. Ahangaha ntago biba ari haram, nta n'ikibazo kiba kirimo, kubera ko ayo masezerano yandi azabagenga ntago ari muri iri sezerano, ngo bityo byitwe ko ari amasezerano abiri yahuriye mu isezerano rimwe. Wallahu a'lam. Hanyuma ku kibazo cya kabiri, afande ku kibazo cya mbere kijyanye no kugura mu byiciro, nkuko nari mbivuze, urebye byose byakinjiramo aho ngaho, byo ntacyo bitwaye kuba umuntu yakubwira ngo mu mezi nuwishyura iyi telefone mu mezi 5 uzishyura 100,000, nuyishyura mu mezi 8 uzishyura 120, nuyishyura mu mezi mu mwaka uzishyura 300,000, akagenda yazamura bitewe n'igihe uzatindamo kwishyura. Ariko nkuko twabivuze mbere yuko ubucuruzi n'amasezerano muyinjiramo, mugomba kwemeza ngo twemeranyije iki cyiciro kandi nicyo tukoreho amasezerano, n'amasezerano yacu ari muri kino cyiciro. Iyo amasezerano yemejwe mu cyiciro runaka, kugura igihe muri Islam byita bay'u taqsit, no kugura mu byiciro bigendana no kugura igihe, ntago byitwa riba, nta nubwo biba ari haram. Ni imiryango ya halali witikaziruye na ubumenyi n'amategeko ya Kiislamu, ya fiqh ya Kiislamu, yemeye kubwo bucuruzi bwemewe kandi ko nta kibazo butwaye. Wallahu a'lam. Jazakallah khair ya Sheikh. Amin. Naam, reka duhinire hano ikiganiro kubera ko hari ibindi biganiro biteganyijwe mu izina rya United for Assistance muri gahunda ya Idrasa, navuga iyi gahunda y'amasomo. Nkabagira ngo mwifatanye nanjye dushimire mwarimu wacu Jamil, tunasaba Allah ko akomeza kumutera inkunga no kumuha umwanya kugira ngo abashe kutugabanyiriza ku bumenyi afite, kandi namwongere n'ubumenyi, kandi anafashe ino gahunda ishobore kubona n'abandi bamenyi, tugire ubumenyi tuyobora mu gushyira
ibikorwa mu ngiro, ibikorwa bishimisha Allah kandi Amin. binatuyobore kugira ngo tubashe gutunganirwa n'ibya hano ku isi kandi tunategura n'ejo hazaza aho tuzajya tukazagenda Allah twishimiye. She mu izina ryanjye bwite ntabwo nabona uko ngushimira. Ndatekereza ko iyi ari imbarutso atari gusezeranaho burundu, ahubwo ko bifunguye imiryango mu bindi bikorwa byinshi biri imbere bishoboka, dushobora gukomeza gushyiramo imbaraga inshallah. Tukanakomeza kugusaba n'inkunga mu bitekerezo no kuba nawe wanatugira n'inama ku bandi barimu dushobora kubona kugira ngo iyi gahunda ikomeze igire ingiro kandi nako ijye mu bikorwa, kubera ko nubwo aya masomo navuga 9 agiye mu gihe kirekire ariko ryarigerageza, nk'uko nabivuze hari byinshi twizemo, ari uburyo ategurwa, ari uburyo abakurikira bayakurikira. Nabwira ko abayakurikira batwumva ubu ngubu amasomo afunguye, buri muntu wese ashobora kuyumva, ashobora no kuyakurikira igihe icyo ari cyo cyose. Nk'isomo naryo inshallah turaza kurishyiraho, hanyuma no ku rubuga site cyangwa se igikoresho cyakoreyeho. Ni ukuvuga ngo buri somo runaka mu gihe wiyandikishijemo ushobora kurikurikira utiyandikishije, ariko mu gihe wiyandikishije ushobora no kwandika ku buryo n'abanyeshuri ubwabo bari muri iryo somo bashobora kugira ibitekerezo cyangwa se discussion bungurana, wenda bityo tukazabisangiza n'umwarimu cyangwa nawe akaba yabireba akamenya wenda aho ashobora kunganira. Nuko rero numva twasoza rino somo, hanyuma ndasaba n'abandi banyeshuri turi kumwe ko ubutumwa batugereza mu kubandi. She nongere gusabe inshallah ubwo nubona umwanya uzatubwira ikindi gihe uzabonekera, hanyuma ku zindi gahunda ziza gukurikiraho nuko hari ibiganiro, navuga ngo hari gahunda iteganyijwe y'inama rusange ariko izabamo ibikorwa bitandukanye. Ntekereza ko noneho ni uburyo navuga bushyashya muri rusange tuzarebera hamwe nka Unit for Assistance n'indi miryango nako n'ibindi bikorwa turimo, uburyo byakomeza gutera imbere, haba muri ubu bucuruzi tumaze kwiga. Alhamdulillah, amategeko y'ubucuruzi wenda twiga azadufasha. Nkaba mbabwira ko hano muri Canada hari navuga kompanyi yashinzwe n'abasilamu, twashatse ko ikora mu buryo bwa kisilamu. Alhamdulillah, hari Unit for Assistance nayo ifite umurongo wayo by'ibikora. Ibyo byose akaba ari ibintu rero abantu navuga muri Amerika du Nord wenda dushobora kuba duhuriyeho n'abantu bo mu Burayi, ariko bishyirwaho kugira ngo bikemure bimwe mu bibazo, bifashe aba hano, bifashe n'abavandimwe twasize. Ubwo rero tukazagira ibiganiro twifuzaga ko na shehe ngira ngo mu buryo bwihariye hari ubwo twabiganiriyeho, wenda yaba ashobora kuzaba hari cyangwa ashobora kutazaba hari ku buryo bw'ikoranabuhanga. Twasaba ko ibyo biganiro abavandimwe bazabyitabira, abatazabasha kuza ariko bazabasha kuza inshallah. Ngira ngo hari biri gukorwa kugira ngo bazabashe kuba bahari. Bizabera hano muri Real ku tariki ya 15. Twashatse kugira ngo ibe mu matariki y'ibiruhuko nako y'amakonje y'iminsi miremire, ariko kubera igikorwa cya hija twashakaga ko nk'abavandimwe baba bagiye hija bazaba bagarutse inshallah, hanyuma tukabasha no kwizihiza hamwe ibyo bikorwa, ko hari benshi bifuje ko bazaba bahari. Ubwo rero amakuru muzakomeza kuyabona ku mbuga zacu no kuri site yacu. Hakaba hari n'ibindi bikorwa bijyanye no gutanga sadaka yo kubaga, nabyo byatangijwe uyu mwaka. Muri make hari byinshi biriho wenda tutabasha kurondora uyu munsi, ariko dusaba ko ku mbuga zacu mwabaza ibibazo bishoboka byose, hanyuma tukagerageza muri iki gihe kubisubiza inshallah. Shehe, nkaba nagusaba ko
bwira ijambo ry'umusozo ukanisomera dua tukarangiriza ahangaha tukakureka nawe ukajya mu yindi mirimo. Asante jazakumullah khair, kandi nyagasani akomeze abishyire ku minzani yanyu y'ibyiza. Nanjye ndishimye mukuri, ndishimye iyo abantu mwicaranye mugakorana ikiganiro, isomo rikarangira mu muryango wuzuye, mu muryango w'ubucuruzi. Ngira ngo umuryango w'ubucuruzi niwo muryango wa kabiri munini nyuma y'umuryango w'isengesho. Nyuma y'umuryango w'isengesho nta wundi muryango uruta umuryango w'ubucuruzi. Bisobanuye ngo ni igihe kinini cyangwa se ni byinshi njye nungukiyemo mbere y'uko wenda ibyo abumva ibyo navugaga bungukaga. Nkaba mvuga nti rero ibi ngibi ni ingabire z'Imana, ni n'ibyo kwishimirwa no gusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubitworohereza kandi akabitugezaho iteka ryose, kubera ko ari ushoboye byose. Nk'uko wanabivuze ni nk'intangiriro, nibyo byari igerageza, haciyemo igihe kinini cyane, ariko ryabaye igerageza ryiza kandi rigera ritanga icyizere ko bishoboka cyane kandi ko hashobora gukorwa byinshi, kandi noneho igerageza ryacu ry'ubutaha rikazaba ryo kugabanya igihe no gufata andi masomo atandukanye, kandi ibyo byose birashoboka. Nkavuga nti rero ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se amasomo nk'aya ngaya nta nubwo akwiye no guca intege uwo ari wese ngo yibaze ngo ko yakurikiwe n'abantu babiri cyangwa se batatu, kubera ko ni amasomo n'ubundi asigara akomeza kumvizwa hirya no hino n'igihe icyo ari cyo cyose gitandukanye. Udushobora kumenya niba ejo hatazicara abantu 30 bakayumva, cyangwa se 100 cyangwa 1000 cyangwa 1000 bingahe, ibyo byose birashoboka. Icy'ingenzi nuko twese tugomba kuba umugambi wacu ari mwiza no kugambira gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam ari mu butayu, ubu ngubwo turimo kuvuga ku kibazo cya hija, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yambwiye ngo wa'adhin fi nasi bil hajj, hamagarira abantu gukora umutambagiro. Muri ahadith aravuga ati ya Allah, nyagasani mpamagare nde muri ubu butayu butarimo ikimera, butarimo n'umuntu, bw'imisozi bumeze gutya. Nyagasani yahamagara, twebwe kugeza impamagaro n'inshingano zacu. Bityo impamagaro yahamagaye nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nkuko yabigize isezerano, aramubwira ati atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, bazakuzira abantu mu mihanda yose, abazaza n'amaguru n'abazaza bari kubigenderwaho mu buryo bwose bushoboka, ariko bazakugeraho kandi bazaza baturutse ahantu hose hirya no hino ku isi. Bityo icya mbere ni umugambi mwiza, n'icya kabiri ni ukunoza icyo umuntu agiye gukora, hanyuma tukanasaba n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyiramo umugisha. Mukuri iki kiganiro cyari ikiganiro cyiza kandi gikwiye no gukomeza gushyirwamo imbaraga, nk'uko muri mu masomo yandi yagendanye n'imibanire, nako mugomba no gutekereza no ku yandi masomo menshi atandukanye. Uwisilamu nta muryango n'umwe usibye ko ari mu miryango bwashyizemo imbaraga, kandi umuyisilamu akeneye kuyimenya no gusobanukirwa ibirimo, hanyuma kandi no kubisakaza no kubigeza hirya no hino. Ibyo ngibyo niyo nkunga yacu mu gutanga ubumenyi no gusakaza ubumenyi no kwigisha. Bityo nanjye ndishimye cyane, ndanasaba na Allah subhanahu wa ta'ala ko yabigira urufunguzo nk'uko umuvandimwe yavuze rw'ibyiza, kandi n'intangiriro nziza y'imikorere n'imikoranire, no gukomeza kwagura ibyo dushobora twese gutangamo umusanzu wacu mu iterambere ryaba ry'abayisilamu cyangwa se n'iry'abatari abayisilamu. Icy'ingenzi gusa bikaba ari cyiza kandi kigambiriye kubaka no kugera ku cyiza. Ibyo ngibyo rero nanjye ndabyemera, ndanabishyigikiye, ndanabyishimiye. Nk'uko yabivuze, numva byaba na byiza tubaye tunabikora turi kumwe, mbona nkubone, atari ku buryo bw'ikoranabuhanga, ariko mu gihe tutarabasha kuba gukora amaso ku maso, n'uburyo bw'ikoranabuhanga nabwo ntabwo bwatubuza kugeza ku cyiza uko cyaba kingana kose. Bityo nanjye ndashima cyane kandi subhanahu wa ta'ala ko buri wese wagize uruhare muri ibi ngibi yabishyira ku minzani y'ibyiza, kandi ko yakomeza kutugira imbarutso y'ibyiza, kandi ko yatugira urufunguzo fungura ibyiza, akatugira n'umuryango ukingirana ikibi, kugira ngo tuzakomeze kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko aya masomo n'ubumenyi yakomeza kubutwongerera kandi no kubutwagurira no kongerera imbaraga zo kubutanga no kubwakira, kubera ko ari ushobora byose. Tunamwinginga ko yadutunganyiriza ibyacu, akadushyira umugisha mu byo yaduhaye, akatworohereza mu buzima bwacu bwa buri munsi, adutunganyirize ababyeyi, adutunganyirize imbyaro,
adutunganye kandi aduhe no kuba impamvu yo gutungana ku isi n'abayigize, kuko ari ushobora byose, kandi azanaduhe kuzatabaruka kuri iyi si twishimiye na Allah subhanahu wa ta'ala, azaduhuza n'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ijuru rya Firdausi, hamwe n'abamenyi, hamwe n'ababaye intandaro yo gukwirakwira kwikiza. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Jazakallahu khair. Turongera mu gikari inshallah. Inshallah ta'ala. Sawa. Bandimwe, reka dusezeraneho, hari izindi nama ziteganyijwe kuri uyu murongo, ubwo asigaye ibindi biganiro ni ku rubuga inshallah.